Ushobora rero kuba ufite smartphone ariko utayibyaza umusaruro. Nagira ngo nkwereke uburyo ushobora kuyibyaza umusaruro kuri YouTube. Icyo usabwa ni ukuba ufite smartphone, hanyuma ikindi ukaba ufite megabyte. Muri aka kanya urita kuri iyi app ya YouTube kuko ari tugiye kukwereka no kukwereka neza uko ushobora kuyikoresha ukauploadinga video. Dukanze kuri iriya app tugiye kubona ikigiye gukurikiraho. Iyo tuyikanzeho tubona dufungura YouTube channel z'abandi, hanyuma tukita kuri aka kantu k'agasaraba ko hasi, akaba ariko dukandaho. Iyo umaze gukanda kuri aka kantu k'agasaraba uhita ubona aka gapaje. Ahangaha rero handitse upload a video, niho tugiye gukanda tukareba igikurikiraho. Tumaze gukandaho reka turebe ikigiye gukurikiraho. Turategereza gato hanyuma turebe ikigiye gukurikiraho. Hakurikiyeho haje dufunguye amavideo dufite kuri telefone yacu. Ubona ngo ufunguye video ufite kuri telefone yawe, amavideo wagiye ukora, udukamera wagiye ukamera, ndetse n'ibyo bakohereje byose kuri WhatsApp by'ama video n'ahandi bihita biza. Reka rero twebwe duhitemo iyi ngiyi. Iyo video niyo duhisemo. Tugiye kubona ikigiye gukurikiraho. Iyo video twahisemo ihise iza muri screen ya telefone. Ni ukuvuga ngo tureta dukanda hare hejuru kuri next niba twabonye iyo video yaje muri telefone. Nidukana next turategereza gato turebe birarodinga, hanyuma dutegereze igikurikiraho. Niko bimeze, ni ikoranabuhanga kandi ni ibintu byoroshye cyane. Hanyuma hakurikiyeho iyi page. Iyi page urabona handi handitse create a title. Ni ukuvuga ngo hariya niho ugiye kwandika titre ya content ugiye uploadinga kuri telefone yawe kuri YouTube channel ushaka gukora aka kanya. Ahangaha uploadinzeho ubukwe, tureta twandikaho ngo ubukwe bwa runaka, hanyuma nitumara kubyandikaho ndaza kwereka igikurikiraho. Iyo umanutse hano hasi kuri aka kantu gakurikiyeho urabona handitse ngo add description. Hepfo yaho nubwo hatagaragara hari public. Ahangaha hari public niho ushobora gukanda wemeza ko reka ibyo tube tubyihoreye. Reba aho ugiye gukanda kugira ngo kare gafresh tumaze kugakandaho kugira ngo turebe ibikurikiraho. Haje rya jambo ry'ubururu riri mu kantu k'ubururu, urarikandaho ni upload. Uraba ugiye uploadinga ya video yawe. Ya video yawe umaze kuyaploadinga urakanda kuri kare gafresh. Numara gukanda kuri kare gafresh urahita ubireka bidownloadinge, birodinge, hanyuma urategereza gatoya. Turabona nanone haje kare gapaje, urahita ukanda hariya kugira ngo ubone ya video yawe uploadinze ko yatangiye gukora cyangwa se yatangiye kwiuploadinga. Reka dutegereze gato turebe ko yaba yatangiye kwiuploadinga. Tegereza gatoya, reka turebe mu kanya gato ikigiye gukurikiraho. Ni video yacu tugiye kuyibona iri hariya hejuru yatangiye kwiuploadinga. Ngiriya video yacu igeze kuri 63, irazamuka 85, irazamuka 100%. Okay, ubwo ni ukuvuga ngo irangije kwiuploadinga nyine. Ubwo igiye kuri YouTube channel yawe ku buryo nawe utangira kuyireba ukayisharinga abantu bagakora subscribe, nawe ugatunga YouTube channel yawe iriho na video. Kuko niba ufite email kuri telefone yawe buryo ufite YouTube channel ariko idakora, ariko numara gushyiraho video iratangira ikore. Murakoze cyane. Nshobora kuba ntabisobanuye neza cyane nk'uko mbyumva cyangwa se nk'uko mbizi. Ushobora rero kuza gutanga igitekerezo kugira ngo nze kuza kugusubiza, mubwire uko ushobora kubigenza. Icyo utasobanukiwe ushobora gutanga igitekerezo hariya hasi, hanyuma tukaza kubikora neza. Hanyuma wowe utarakora subscribe kuri channel yacu Umutahira TV, twagusaba kugira ngo ukore subscribe, kore like, share ndetse comment kugira ngo ibintu bize gukomeza kugenda neza. Ubutaha tuzababwira n'ibindi bigendanye n'ikoranabuhanga. Murakoze cyane. Bye bye bye.